Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwabana natwe imigano dukora umunsi ku munsi biya bigaruka ku makuru na documentary mu ngereza zigiye tandukanye. Mu Rwanda hatangijwe urubuga ruzajya rufasha abaturage kugaragaza ibibazo n'ibyifuzo byabo mu ibanga rikomeye cyane. Mu Rwanda hatangijwe igerageza ry'urubuga rwiswe Mbaza rugiye kujya rufasha abaturage kugeza ibyifuzo n'ibibazo byabo ku buyobozi badahuye nabo hifashishijwe ikoranabuhanga. Ni urubuga rwamuritswe kwa kabiri tariki 27 Mutarama 2026 mu nteko rusange z'abaturage, aho iki gikorwa cyo kumurika urubuga byabereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo, ndetse Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bw'Ibanga aho yabwiye abaturage ko ubu buryo buzabafasha kwihutisha gukemura ibibazo byabo. Mu magambo ye, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bw'Ibanga akaba yaragize ati: "Ni systeme izadufasha kwihutisha ikemurwa ry'ibibazo by'abaturage, ibike neza amakuru ajyanye n'ibibazo batanze kandi iteze imbere imiyoborere ishingiye ku mucyo, kubazwa inshingano no gutanga serivisi nziza ku baturage." Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Paula yavuze ko urubuga Mbaza ruri mu ntego z'igihugu cyihaye cyo kwimakaza ikoranabuhanga mu nzego zose. Mu magambo ye, Minisitiri w'Ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Paula akaba yaragize ati: "Mbaza ni ikimenyetso cy'imbaraga u Rwanda rushyira mu kwimakaza ikoranabuhanga, by'umwihariko kumvwa kandi hagakemurwa ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Turasaba abanyarwanda kwitabira gukoresha uru rubuga kuko ruborohereza kandi umutekano w'amakuru atangirwaho arizewe." Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu kandi yavuze ko urubuga Mbaza rugiye kumara ukwezi rukoreshwa n'abaturage bo mu mujyi wa Kigali, ariko rukazakomeza gukoreshwa n'abaturage bo mu tundi turere nyuma y'uko ruzaba rumaze kugeregerezwa mu mujyi wa Kigali. Umuturage ushaka kugeza ikibazo cyangwa icyifuzo ku buyobozi azajya anyura kuri w3.mbaza.gov.rw akaba yatanga ikibazo cyangwa igitekerezo cye, ndetse akagena n'ikigo runaka icyo kibazo cyangwa icyifuzo cye kireba. Muri gahunda y'imyaka 5 kuva mu mwaka 2024 kugera mu mwaka 2029, guverinoma y'u Rwanda yemeje guteza imbere imitangire ya serivisi mu nzego zitandukanye hifashishijwe ikoranabuhanga. Ivuga ko kandi kugira ngo izi ntego zigerweho biteganyijwe ko igipimo cy'abafite ubumenyi bw'ibanze mu gukoresha ikoranabuhanga kiziyongera kikava kuri 53% kikagera ku 100% kuri serivisi za leta zizajya zitangwa ku buryo bw'ikoranabuhanga. Kongera itangwa rya serivisi nziza ziri ku kigero cy'ijana 90 biri mu byo guverinoma kandi yemeje kuzageraho, aho ivuga ko izakomeza kongera ubushobozi bw'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage kugira ngo zirusheho gutanga serivisi nziza ku baturage. Muri uru rwego kandi hazibandwa mu gukemura ibibazo by'abaturage ku gihe, ku buryo igipimo cy'uko abaturage bishimira serivisi bahabwa kizarenga nibura 90%. Ngayo nguko nagushishikariza nawe gukoresha urubuga rwa Mbaza kugira ngo amakuru cyangwa ikibazo ushaka kugeza ku buyobozi gitangwe kandi mu ibanga. Niba rugambye ugeze kuri Talk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajyana natwe mu biganiro n'amakuru dukora umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.